bavandimwe rero tubonye ko umwami w'Amerika yabyakiriye tukabona ko intumwa zivugiraga ngo ibyanditswe byera ngo dufite ibyanditswe byera Petero ngo ni mu byita muzamugize neza Petero ati Pawulo yahawe kwandika ibyanditswe byera Paul ati Timoteyo ngibi ibyanditswe byera byaguhasaga agakiza no kugomba kubaho nose waduka tuvuga ngo ni abantu bicaye mu kijana cya gatatu ariko ibaze umva ubujiji baburimo Athanasius Polycarpe ba Clement n'amateka niba bayaza abantu Augustine of Hippo bose nta nubwo bariho abenshi nibanariho igihe kinuma ukavuga mu kijana cya gatatu ngo Constantine hari n'abavuga amateka acuramye bakagenda no ku muntu wabayeho mbere yuko Kristo abaho bakavuga ngo niwe wahimbye ngo Abaroma ngo ibase ntabwo ari byo bavandimwe nyine namwe murabyumva ntabwo njye navuga ko nahimbye ibintu ntari narabaho ariko ayo mabanga abantu ugasanga ntibashaka kumenya uko kuri bakitwaza kuko yageze Imana yabonye akamutabara kujya muri kamerezi ariko ndashaka kubaha ingero z'ukuntu igitabo kuki Apokarifa kuki ibyo bitabo bongeyemo byamye bidahari kuva kera ni ukuvuga ngo byamye bidafatwa ko ari ibyanditswe byera kimwe mu mpamvu zituma atari ibyanditswe byera ni uko Kristo atigeze abirifaringaho ntabwo yigeze abivuga nk'aho gukura ukuri nk'uko yavuze itangiriro akavuga ibyahishuwe yavuze itangiriro akavuga ibyahishuwe byo ni intumwa zaje kubihishurirwa nyine na Kristo nk'uko yari yarabisezeranyije nk'uko yavuze itangiriro akavuga Zaburi akavuga abahanuzi akavuga ibitabo bya Mose si icyo cyonyine ariko nanone muri byo birivuguruza nyine bivuguruza ukuri kwa Bibiliya yindi isigaye kandi twabonye ko birivuga ngo God is not the author of confusion. Urugero nk'igitabo cyitwa Mwene Siraki igice cya 3:3 kivuguruza Abalewi 17:11 kubera iki kiravuga ngo iyo umuntu agize neza ngo bahongereye ibyaha bye Bibiliya sivuga gute bivuga ko hatabaho gukorera ibyaha hatabaye kumeneka kw'amaraso ni gute se ingeso za muntu zigiye kuba impongano y'ibyaha n'urugero rumwe mfashe n'ibindi byinshi icyo nshaka kuvuga ni iki nuko ibitabo Kristo yari afite nibyo bikomeza n'ubundi kuba kanoni yacu ibyo rero bindi byari ni ibitabo by'ubwe ni nko kuvuga ngo ni nko wasoma bya bindi bya wa mugabo by'ibinyoma cyangwa se ukaba wasoma igitabo umuntu yanditse ku butunzi cyangwa igitabo umuntu yanditse ku myambarire cyangwa igitabo umuntu yanditse kuri leta runaka yayoboye naho bihuriye no kuvuga ngo igitabo kiri inspired abasoma amateka niba mushaka gusoma muve mu bunebwe Council of Trent 1546 imyaka 1546 nibwo Council y'abagatolika ivuze biroma ivuze iti ibitabo nabyo tubyongere muri Bibiliya 1546 imyaka 1546 ishize Kristo yaraje mu isi yarasize bya bindi ba Paul ba Timoteyo n'abandi bose bavuga ngo ibi byanditswe byera bifite birahagije kuzana ibyiringiro kuguha icyo wizera no kubaho kugira umuntu w'Imana abashyitsi afite ibimukwiriye byose kugira ngo iby'Imana ishaka none umuntu azana igitabo mu kimwe arajya gusinya kudesida igitabo ko kijya muri Bibiliya mu 1540 kubera iki ku nyungu zinda kimwe no kura hashobora kumva ibari imigani ku nyungu zinda kugira ngo abone uko hazira ririki ntabanga rihari icyo rero nshaka gushimangira ni iki nuko niki transmission tuyiringira ko ari ukuri kubera iki ibyo Kristo yigishaga nibyo intumwa zigishije Paul ati nta kindi gishya nigisha cyetse ibyo Mose yavuze n'abahanuzi Kristo ati nta kindi bahanuzi bavuze na Mose n'ibitabo byose byo muri Bibiliya usibye ngiye nuko nzaza nkapfa nkazuka unyiringiye akabona ubugingo buhoraho nkamuvanaho urubanza rw'ibyaha ariko nkanamukuramo kamere mbi aribyo kumubyara ubwa kabiri
uwo akabaho ndi umwami we, ari umuja wanjye, ariko kumbera umugaragu atari byo bimuhereje ubugingo buhoraho, ahubwo ko yanyiringiye ibyo nakoze ku musaraba nabikoreye we. Paul tuzabiha abandi, ati nzabana namwe, ibyo nibyo muzigisha igihe cyose, undi wese uzana ibindi aba ari ikinyoma. Murabyumva bavandimwe? So icyo nicyo nshaka kuvuga, duhereye kuri Kristo tukajya ku ntumwa ze, mbese ahantu hose ukuri ni uko Bibiliya iri uko yahoze. Impamvu ya Apokarifa murayumvisha, ushaka kubyemera azabyemera kubera ko Imana yamukibye mu mutima, ushaka kubyanga azabyanga kugira ngo akomeze agaburire. Sinjya nibagirwa umuhungu umwe bamubwira, turi ahantu turimo dukora tukiga muri kaminuza, baramubwira bati babonye nje baransereza ngo pastor, barenje baravuga ngo ngo ndamura mu inzoga, arangije ahita avuga ngo bikaga ngo twese nubizi ko abakatolika ntacyo tubyemerewe. Urumva yewe aho yihishe, ntabwo mushinzwe, si mugenera ibya uko abaho, nta nicyo namukora, ariko umva ukuntu azanye ako kampamvu, nguko rero umuntu akumva afite umutekano kubera ko katolika ibi yabishyizeho. Oya, ntabwo ari byo, amateka arahari aranditse. Ubwo rero umwami w'abami yabyakiriye akabitanga atyo, dukwiye kubyakira dutyo natwe. Nibyo bigomba kutubwira icyo twizera n'icyo tutizera. Niba Bibiliya ivuze ngo hari inzira imwe y'agakiza, ikavuga ko abantu bose ari babi kuva mu bworo bw'ibirenge kujya mu gihorihori, ikavuga ko muri iyi si tuzakomeza tuva, isi irushaho kuba mbi no kuba mbi. Bibiliya ikakubwira ko amahoro ari mu kwicisha bugufi, amahoro ari mu kuba wizeye ibyo Kristo yakoze ku musaraba ukabona ubugingo buhoraho. Bivuga ko umugabo ari umukuru w'urugo, umugore akaba uwo babana muri urwo rugo. Ikavuga mbese ibintu byose ibyo twizera, inkomoko yacu aho isi izarangira byose, urinde wo kubihakana. Abizeye ibyo bagomba kubimenya ko ariko kuri, kubera ko Kristo nawe yabifashe nk'uko ari ukuri. Utizera rero izera ibyo. Ikindi, kwemera ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana ntabwo ibyo bivuze ko ukijijwe. Ugomba kwizera ibyo ivuga, ukizera ko ari wowe Kristo yapfiriye, kuri mu b'inyuma n'imbere. Kuvuga ngo urasenga ngo uri umwana mwiza, ibyo ntibivuze ko uri umwana we. Abagororoma 10, Paul asengera abayahudi aravuga ati ndabasabira ko bakizwa kuko bafite ishyaka ry'Imana ko ritava mu bwenge. Ntabwo ibyo bivuze ko ukijijwe. Ugomba kwizera Kristo ku bwawe. Bavandimwe rero, wagira ikibazo yakibaza. Murakoze.